P-Mining TV umuyoboro utugezaho ikiganiro cy'ifaranga koranabuhanga. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro cyiza cyane aho ngira ngo buri muntu wese aze kwandika muri komantere ansubiza kino kibazo tugiye kwibaza aka kanya, ndetse turaza no kukibonera uyu muti nyuma yaho, buri muntu wese aze kwandika uko abyumva. Hanyuma ikiganiro tugiye kuganira kuri uyu munsi, ndagira ngo buri muntu wese aze kwibaza ngo ese ko abantu bakomeje kugira urujijo bavuga ngo payi ni rya faranga rigiye kuyobora isi, ni rya faranga rya shitani, ese wowe urabyumva gute? Tuzi neza yuko payi yaje bavuga yuko, cyangwa tunabizi neza yuko ari ifaranga rigiye gukora ku isi hose. Aha rero nk'abakristo bahise bafata payi bavuga yuko ari rya faranga ryavuzwe muri Bibiliya rizakoreshwa ku isi hose, rikaba aricyo kimenyetso cy'uko isi igiye kurangira. Ese bino wowe urabyumvaho iki? Ese ni iki ubivugaho? Hanyuma nyuma y'aho ngaho ndaza gusubiza n'abantu mwambajije ngo ese iyo wabuze akawuti ya Poplive uraza kwigarura gute? Aha rero muze gukurikira, ntihagire umuntu n'umwe aza kwihutisha kino kiganiro kugira ngo nawe uze kumva ubusobanuro ndetse n'icyo ukwiye gukora muri iyi minsi ya none. Yesu mbahaye ikaze rero kuri uyu munsi aho tugiye kuganira byinshi cyane ku ifaranga koranabuhanga, ndetse n'icyo nawe wakora kugira ngo ubashe kugendana n'iri faranga turimo tumayininga muri iyi minsi. Icyo usabwa rero nta kindi, kurikira witonze maze tubane. Mbere y'uko dutangira ikiganiro, reka mbanze mbe n'ikaze abantu bashyashya, hanyuma mbwira abantu bashyashya mwese ngo ni ikaze kuri P-Mining TV, aho mugezwaho ibiganiro bitandukanye bya payi netiwaka. Hanyuma rero namwe mujye mukanda subscribe, mukaye no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Nawe uramaze gukanda subscribe, kanda like, usharinge, maze usigaye n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kugaruka ku ifaranga koranabuhanga, cyane cyane kwibanda kuri payi network. Murabizi yuko payi network ari ifaranga cyangwa ari mining yaje igahungabanya isi yose, abantu bose mu isi yose bagatangira kuyikunda. Ese wowe urayitekerezaho iki? Ese koko yaba ari rya faranga rije kurangiza isi? Hanyuma rero ndagira ngo bamwe muri twebwe dufite urwo rujijo mbanze kubasobanura cyangwa mbafashe kugira ngo musobanukirwe neza iri faranga rya payi network icyo rije rigamije. Payi network ni mining, ntabwo ari rya faranga rizaza rije kurangiza isi. Kubera iki rero? Payi network ntabwo ariyo mining yonyine yabayeho, kuko nituza kujya kureba rya faranga koranabuhanga turaza gusanga hari byinshi cyane riza kutugira gute kudusobanurira. Muri hangana nyine kano kana karivanze. Hanyuma iryo faranga koranabuhanga ryaje ari iryo kugira ngo rizamure buri muntu wese ubasha kuba yamenya gukoresha rino faranga ry'ikoranabuhanga. Ariko noneho ikimenyetso cy'ifaranga rizaza rije kurangiza isi mwirifata nk'iyi mining ya payi network. Kuko njyewe impamvu nzanye kino kiganiro ni uko bamwe benshi cyane banze kumayininga ino payi network bavuga yuko ari ifaranga rya shitani. Ngo ni ifaranga rya shitani kuko rigiye kuza nta kintu rije kuzana. Tubwira abantu tubasobanurira. Hanyuma rino faranga twebwe twarigeranya nka Bitcoin. Murabizi ko yaje igahitinga benshi cyane, bakayimayininga abandi bakayireka. Ariko noneho uyu munsi ndatekereza ko buri muntu wese yamaze gusobanukirwa ibijyanye n'iri faranga.
Pi network rero ceceka. Pi network rero ayo turaza kuyifata ajya kureba moto ruka mujye kureba moto gayicara hano gayicara rero okay katubwira abantu ya hanyuma reka dukomeze ikiganiro uyu mwana nimwiteho nyine umwana nyine n'umwana okay dukomeje nino faranga twakwita nk'ifaranga ryaje kuzahura ubukungu bw'isi ntimuze kurigeranya na rya faranga bita ngo ni ifaranga rizaza rije kurangiza isi kuko ino faranga ni ifaranga wowe ubwawe uvunikira guys nubwo bavuga ngo ni ifaranga umayininga nta gishoro ariko mu by'ukuri ba wavunitse kuko kwicara ukanatekereza kuko ati ngiye gufata umwanzuro ni ikintu kigoye hanyuma rero rino faranga ni aho ritandukaniye nari yagiye kurangiza isi turaza okay turaza gusanga ino faranga riza gutuma abantu benshi cyane bahomba byinshi cyane niyo mpamvu nagiye kurigarukaho ngira ngo sobanurira abantu benshi cyane nagiye twagiye tumbabwira ushobora kuba nababwiye nawe ukababwira ariko abenshi cyane binangiye ku mutima avuga ngo iri ni ifaranga ya shitani okay iyi rero ni mining isanzwe ntabwo ari ifaranga rizaza rije kurangiza isi okay ikimenyetso cy'ifaranga rizaza kurangiza isi ntabwo ari iri ngiri nongere mbisubiremo hanyuma rero reka twikomereze tujye ku bantu mwagiye mumbaza ngo ese ko twabuze akawuti ya Pop Live ni gute twayigarura yes iyi Pop Live urayigarura iyi Pop Live urayigarura rwose iyi Pop Live urayigarura 100%. Okay hanyuma rero tubwira abantu dusobanurira abantu turasobanura okay bisori nyine muri hangana umwana nyine bayaje kubaganiriza nawe nta kundi okay hanyuma reka mbasobanurire ukuntu muzayamugarura ano account yanyu muba mwabuze okay nimbuzi yuko wabuze account ya Pop Live ikintu usabwa nta kindi ni ukuba uzi email wari warafunguriyeho iyo account nimba uyizi neza Pop Live urayigarura 100%. Yaba yari iriho amafaranga atarariho urayigarura. Urayigenza gute rero? N'ubundi urinjira muri account nkuko n'ubundi winjiye mugiye kwifungura. Nurangiza okay nurangiza ugende nk'ugiye kwifungura. Ugende nk'ugiye kwifungura hanyuma uraza kugenda winjira ukoresheje iriya email ukoresheje ufungura account yawe. Okay. Hanyuma ku bantu mwese mwabuze account. Muze kunyandikira muri comment. Hanyuma nze kubafasha ukuntu muzagarura ziriya account zanyu mwagiye mubura. Okay, kwa kuri mubona akana katurogoye kashatse kuza kuri kamera namwe kakabarebe. Reka dufungire ahangaha. Maze abantu muza kugira icyo kibazo muze kunyandikira muri comment hanyuma mbafashe namwe mubone account mwabuze. Ushobora kuba warayibuze iriho amafaranga cyangwa nta mafaranga ariho. Uko yagiye niko yaza kwisanga. Hanyuma rero reka dufungire ahangaha maze mbabwire ngo bye tuze kubonana mu bindi biganiro bitandukanye. Bye ndabakunda.